Ndagusuhuje wowe ukurikiye kino kiganiro ndetse nanagushimira umwanya wawe ufashe kugira ngo ubane natwe. Njye rero ukikugezaho nitwa Jimmy Impano. Nk'uko mubibona uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa, akaba yitwa Herve Kubwimana. Ubwo mu kanya araza kuhabwa umwanya twibwire. Kuri uyu munsi rero nk'uko mubizi kuno rubuga nyuzaho ibiganiro bitandukanye bigaruka ku makuru atandukanye, aho navuga wenda ku bantu bashaka kujya kwiga hanze y'u Rwanda, mu Burayi, muri Amerika, ibijyanye n'akazi kujya gukora hanze, cyangwa se n'izindi gahunda zitandukanye nabara ko umuntu ashobora gushingiraho akunguka ubumenyi. Ni muri urwo rwego kuri uyu munsi rero nifashishije umutumirwa bitewe na gahunda nshaka ko tuza kuganiraho, akadusangiza amakuru menshi. Iyo gahunda nakita ko yitwa Afrika Kommt Fellowship. Ni gahunda aho ibigo byo mu Budage biha amahirwe abantu bakomoka muri Afrika, bakomoka muri Afrika, abantu rero bakaza kongera ubumenyi bafite mu byo bakora. Tuze kubiganiraho. Ubwo rero ntarajya kure, ndagira ngo mbashimire kubwo umwanya mugiye kudukurikirana. Nk'uko nabivuze rero, umutumirwa wacu reka muhe akanya atunyure mu makeya atubwire uwo ari we. Herve, ikaze. Urakoze Jimmy. Nk'uko wampresence, nitwa Herve Kubwimana, nkaba ndi umunyarwanda utuye hano mu Budage, mpamaze imyaka igana kuri 7. Nkaba nanjye naraje hano mu Budage muri iyo gahunda ya Afrika Kommt. Turaza kubijyamo mu birambuye tuvuga uko gahunda ikora, ariko mu buzima busanzwe njyewe nkaba nkora ibirebana na innovation, no kuvuga ngo ubumenyi innovation harya burya Jimmy, burya innovation bayita ngo iki mu Kinyarwanda? Dukunda kuvuga ngo ni uguhanga udushya cyangwa se guhanga udushya. ubumenyi no guhanga udushya akaba ari byo nkoramo. Bimazemo no mu Rwanda nibyo nakoragamo, bimazemo imyaka igera kuri 10, ariko akaba ari byo nanize muri masters. Ubwo turaza kugira aho ngaho tujye mu ngingo zirambuye uburyo Afrika Kommt ikora, ubumenyi nagiriyemo cyangwa se uko nabibonye ku giti cyanjye, nuko bagenzi banjye bandi baba barabigiyemo babibonye, ndetse n'icyo abandi bifuza kubikora cyangwa bifuza kuba bakurikiza iyo gahunda babigenza. Ubwo reka mbendekeye aho ngaho, noneho Jimmy ubwo twatangira ikiganiro. Okay, urakoze cyane kuri ibyo dusangije. Nk'uko twatangiye tubivuga, iyo gahunda yitwa Afrika Kommt cyangwa se Afrika Kommt Fellowship. Ni izina bigaragara ko ni ijambo riri cyangwa se n'izina riri mu magambo y'Ikidage, aho wavuga Afrika byo ni ijambo rizwi n'abantu benshi bitewe n'uko ari ku mugabane witwa, ariko noneho hakaza ijambo Kommt. Kommt wenda navuga ko ni ijambo ry'Ikidage rikomoka ku nshinga kommen, bivuga kuza, cyangwa se ukize mu zindi ndimi tuvuga ngo to come mu Cyongereza. Hari rero n'abantu bari bibaza ngo kubera iki iyo gahunda yitwa Afrika Kommt, bivuze Afrika irimo iraza, cyangwa se hari n'ababisobanura ko Afrika irimo irazamuka, irimo iratera imbere. Urumva uvuze ngo ni kommen cyangwa se Afrika Kommt ishobora kuba bitewe n'uko ari gahunda iri hagati y'ibigo bikomeye mu Budage, navuga ko biri mu bikomeye muri domaine zitandukanye cyangwa se mu ngeri cyangwa se mu nzego zitandukanye, aho ifasha abanyafurika kuba baza kongera ubumenyi bafite. Urumva rero icyo gihe niba iyo gahunda kuvuga ko ari Afrika irimo kuza cyangwa se ari Afrika irimo gutera imbere, mbese naho ngaho navuga ko n'igisobanuro gishingiye. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe nk'uko nabivuze, iyo gahunda bayita Afrika Kommt cyangwa se AK. Ndumva nabyo hari aho babivuga. Ngira ngo nkurikije amakuru mbona nuko uyu munsi bageze ku cyiciro cya 12. Icyiciro cya 12 nk'uko umuntu akoresha mu Cyongereza avuga ngo ni intake ya 12, bitewe n'uko ni gahunda iba buri mwaka. Muri iyo gahunda rero ubwo umutumirwa wacu aratubwira muri make. Mbere na mbere ndagiye mvuze
ibyo nziho, ariko wowe nk'umuntu wayinyuzemo hari byinshi wadusobanurira ubundi iyo gahunda iteye gute, cyangwa se ni iki Yego, uyumvisha muri kano kanya? yego, urakoze Jimmy. Ku byo wasobanuye, icya mbere cy'inyito y'iyi gahunda nibyo ugenekereje mu magambo nyine ufashe uko mu Kidage bivuze ukabigenekereza mu Kinyarwanda. Nanone ushobora nko kubitekereza nko kuvuga ati igihe cya Afurika kirageze. Ibyo ubitekerezaho muri iyi gahunda nk'uko ubona ibigo wabivuzeho, ibigo bikomeye hano mu Budage, bimwe biri mu bigo bya mbere bikomeye by'ubucuruzi by'imari bikora imiti cyangwa ibindi bicuruzwa bikora. Igihe cyabyo rimwe na rimwe cyageze yuko bazaga muri Afurika, bakaba baza bagashinga ibigo byabo muri Afurika, bakahagira icyo wakwita amajanse cyangwa se bakahagira ibyicaro. Of course iyo bahageze gutyo urumva ko baba bakeneye n'abakozi bakora muri izo domene zose zitandukanye. Biza kugaragara rero ko abakozi baraboneka, ariko rimwe na rimwe nk'iyo bigeze mu myanya y'ubuyobozi imwe n'imwe, hari ubundi bumenyi buba bukenewe bwo cyambere byo kumenya ngo ibigo by'Abadage bikora bitya, bafite umurongo bagenderaho, bafite uburyo bakora business mu Badage. Buri gihugu cyose buriya kiba gifite icyo wakwita business environment, umwuka wo gukora business muri icyo gihugu. Kandi noneho ni ukuvuga ngo niba ufite icyicaro mu gihugu kimwe cyo muri Afurika cyangwa mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, abantu benshi icyo gihe baba nanone bafite ababakuriye bari aho icyo kigo gituruka. Noneho baravuga bati ni gute twafasha kongera ubumenyi bw'abakozi badukorera. Mu gufasha kongera ubumenyi hari ibyo bahora bakora buri gihe, ubwo byo kuvuga ngo mu bakozi badufite ubu ngubu reka dushake amahugurwa tubaha tubongerera ubumenyi. Ariko hari no kuvuga bati hari abantu tubona bafite ubumenyi mu byo dukora, ni ukuvuga ngo bitewe n'icyo icyo kigo kiba gikora ku bw'umwihariko. Ariko nanone reka tubafashe baze hano mu Budage ku bumenyi bafite tubigireho, kuko hari n'igihe usanga nk'Umudage we iyo yicaye akakora research ashobora kwimagina uburyo ibintu biteye muri Afurika, ariko ugiye ku kibuga ngo urebe neza ku butaka aho ibintu bibera ugasanga bitandukanye. Bakavuga bati rero byaba byiza tugiye dufata abantu bamwe na bamwe bafite ubumenyi mu byo dukora, tukabazana hano mu Budage bakiga uburyo dukora ubumenyi bwacu natwe dufite tukabubasangiza, bakiga uburyo dukora business. Nabo bakaba batwigisha uburyo business muri Afurika ikorwa, kugira ngo twungurane hahandi aho kugira ngo buri wese avuge ati ibintu byose ndabyumva, noneho hakabaho cya gikorwa cyo kungurana ubumenyi uburyo business ikorwa muri Afurika no kongerana ubumenyi uburyo business ikorwa hano mu Budage. Noneho rero ukavuga ati se ibyo bigo birakuzanya hano mu Budage, ubwo bumenyi urabuhigiye cyangwa ubwo bumenyi wumva nawe wabagira inama uburyo bakora business muri Afurika barabwize, ni iki gikurikiraho? Akenshi ikiba kibiri inyuma ahangaha ni uko ibi bihugu akenshi bireba ahantu bifite gahunda yo kongera umubare w'ibikorwa byabo muri Afurika, cyangwa se ku bigo bigitangira kugira ibikorwa muri Afurika byo gutangiza ibyo bikorwa muri Afurika. Kavuga bati rero iyo umwaka umaze uri mu gihugu cy'Ubudage wigana n'abo bantu, ureba uburyo bakora business yabo, ubagira inama ku ntambwe zimwe na zimwe bagomba gutera imbere kugira ngo business yabo igende neza muri Afurika, biba byiza iyo uramutse urangije iyo gahunda rimwe na rimwe ukaba wabakorera mu Budage, rimwe na rimwe ukaba waguma mu Budage ariko ukaba ushinzwe ibikorwa byayo muri Afurika, cyangwa se kubishoboka ukaba wasubira kujya kubakorera mu gihugu kimwe cyo muri Afurika. Abafite ibihugu bibandaho rimwe na rimwe bakavuga ati twebwe turashaka kujya wenda mu gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba cyangwa Afurika y'Iburengerazuba cyangwa Afurika y'Amajyepfo, gutyo gutyo bitewe n'uko ibikorwa byabo bihagaze mu Budage. Noneho bamwe na bamwe hari n'abagiye bafasha ibyo bigo gutangiza icyicaro mu bihugu bimwe na bimwe muri Afurika batari bafite icyicaro, bakavuga bati twebwe turi gutekereza ko wenda hari igihugu kimwe muri Afurika twazatangirayo ibikorwa, nta muntu dufiteyo cyangwa abantu dufiteyo ni abantu bameze nk'abakonsulta, ariko turashaka kuhagira icyicaro. Ubwo rero umuntu iyo aramutse n'undi asanzwe afite ubwo bumenyi muri icyo gihugu, noneho akaza mu Budage akongeraho bwa bumenyi burebana n'icyo kigo akorera,
akaba yasubira muri Afrika akaba yabakorera noneho muri Afrika. Nuko niyo gahunda nuko nicyo ibigamije cyo kuvuga bati cya mbere ku mpande zombi, icya kabiri noneho bakavuga bati se mu gihe kiri imbere ni gute ubwo bumenyi twese twungutse twabukoresha ku bintu twembi bidufitiye akamaro. Mbese muri make ni gahunda igamije ko ibyo bigo byo mu Budage ndetse n'abaza muri iyo gahunda ya Afrika Kommt Fellowship ko bombi bahanahana cyangwa se buri wese yungukira ku wundi ubumenyi. Okay, byiza cyane. Wagarutse ku bigo, wavuze ibigo cyangwa twavuze ku bigo bya mbere bikora mu nzego zitandukanye, ariko reka nibutse abantu yuko impamvu tunakoze kino kiganiro nuko iyi gahunda n'ubundi abantu batangiye gusaba ku bantu bari muri Afrika, cyangwa se ndumva ni abantu bemerewe mu kuza muri ino gahunda ni umuntu ukomoka muri Afrika, ashobora kuba atari no muri Afrika ariko afite inkomoko yo muri Afrika. Okay. Amakuru numva niba ntibeshye nuko gutangira gusaba bizarangira byaratangiye, ariko kurangira cyangwa se cyo nakwita ngo deadline ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Tukoze ikiganiro, hasigaye iminsi ntago ari myinshi, ariko wenda nk'uko umuntu ushobora kuba wenda yarabitangiye cyangwa se nta makuru wenda yarabiziho, ukurikije iminsi isigaye urumva nk'umuntu washaka gusaba kujya ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2023 yabasha kujya gusaba bigakunda. Ibyo birakunda cyane. Icya mbere impamvu ntekereza ko bikunda nuko kubisaba ntago bisaba ibintu byinshi. Icya mbere bisaba ni CV. Ubwo CV tuyigeze, ariko ubundi utekereza ko nuko ufite ubwo bumenyi. Icyiza cy'ibi bigo nuko bafite ikigo kibafasha gukora iyi porogaramu ni GIZ, ngira ngo abantu bose barayizi muri Afrika. Bafite ikipe ishinzwe uyu mushinga ari wo ukora ibikorwa byose bijyana no guhuriza hamwe ibikorwa. Noneho buri kigo buri mwaka, ngira ngo nk'ubu turi mu 2023 ni ukuvuga ngo umwaka ushize baricara bakavuga bati dukeneye wenda imyanya, dufite imyanya 15 yo gutanga mu bintu bitandukanye, kuko buri kigo kiba gifite amadepartement atandukanye. Noneho bagakora icyo bita bagakora urutonde rw'imyanya bafite n'icyo basaba kugira ngo iyo myanya ube wayihatanira, icyo wakwita job description mu Cyongereza. Noneho iyo igihe cyo gusaba gitangiye cyangwa igihe cyo gusaba iyo myanya ku bantu bashaka kubijyamo gitangiye, iyo myanya yose bayishyira ku rubuga rwabo rwa GIZ, itimu ibiyobora iyo myanya yose bakabishyiraho ku rubuga rwabo, ku buryo ushobora kugenda ukavuga ati mu myanya 30 wenda ihari cyangwa 40, kuko buri mwaka biratandukana bitewe n'ikigo. Imyanya n'ibigo byose bitandukanye birimo, nk'ubu harimo ibigo 16 imyanya bishaka. Bimwe biba bishaka imyanya 2, hari nkanjye naje nk'icyo nari ndimo gishaka imyanya 8. Biba bitandukanye buri mwaka nyine. Ntabwo ari usanga hari n'ibigo byavuyemo bimwe bikaba byazamo, sinzi. Yego bimwe bivamo ibindi bikajyamo gutyo. Ni ukuvuga ngo nta mwanya, nta mubare w'ihame wavuga ngo ndakuka w'imyanya batanga. Buri mwaka biratandukana. Noneho ubwo ukaba wagenda ukareba imyanya yose hari, ukavuga ati ngewe nkurikije ubumenyi mfite, nkurikije ibyo nize, iyi myanya ndabona ariyo inkwiriye. Ubwo ni ahandi uvuga ati CV yanjye noneho ngiye kuyifata, niba hari ikintu nkeneye kuyihinduraho nyihindure. Ariko hari n'igihe umuntu afite CV wenda buri mezi 6 ibiri ku murongo. Noneho icyo ni icya mbere. Icya kabiri basaba ni ukuvuga ngo nicyo kwandika impamvu zituma ubishaka. Ibyo mu Cyongereza ugenekereje nibyo wita essay. Ubwo izo mpamvu hari igihe bakoze bati se wumva muri iki gikorwa cyangwa muri iyi gahunda nicyo uzigiramo. Icyo ni icya mbere, nicyo uzigiramo, nicyo ushaka kwigiramo. Icya kabiri bakabaza ati se wowe wumva ari icyo uzatangamo. Urumva ntabwo ari ugufata gusa, hari no gutanga. Bati se nanone ugiye mu gihugu utamenyereye nk'Ubudage, wumva n'iki wakwigira mu Budage, cyangwa se wumva ubuzima bwo mu Budage wumva buzamera bute? Kuko nanone ntabwo twakwirengagiza ko kwimuka mu gihugu kimwe cyo muri Afrika ukajya kuvuga mu kindi gihugu cy'i Burayi atari ibintu byoroshye. Ni ibintu ugomba gutekerezaho, kuko urumva nk'abantu bafite imiryango, ibyo byose bagomba kubitekerezaho. Noneho ibyo byose rero akenshi ariko baba bagira ngo bumve
banarebe imyandikire y'umuntu, kuko urumva ni ubukora mu mishinga kameme ugomba kwandika imishinga, ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije bw'icyongereza, kuko aricyo rurimi rukorwamo ofisiyelema mu bihugu, muri ibi bigo byose nirwo rurimi rukoreshwa, no muri iyi gahunda nirwo rurimi rukoreshwa. Ubwo rero noneho ibyo byose bakabyifashisha, bakareba nanone abantu baba bafite icyo wakwita ambisiyo, babishaka pe, kandi bafite ubumenyi, bafite n'ubushobozi n'ubushake bwo ko babikora. Ibyo rero urebye n'ibyo baheraho, ubundi ahasigaye ubwo ni ukureba, bakagenda bareba, bakavuga ati se mu bantu wenda 20 dufite bahatanira uyu mwanya, ni bande wenda 5 ba mbere tubona barushira abandi kuba bafite ubumenyi muri ibi bintu, kuba bafite ubushake n'ubushobozi bwo kuba babikora. Ibyo rero byose none uko bagenda babikora, ubwo wenda turaza kubigeraho uburyo izo ntambwe zose zigenda zikorwa. Ariko ku kibazo wambajije cyo kuvuga ati se ubu umwanya uracyahari rwose ku muntu ufite ubushake, igihe cy'icyumweru waba ubanje kwandika ibyo byose wohereje naho wabyo. Ikindi ni uko kwandika, hari abakoresha PowerPoint, hari abakoresha Microsoft Word, ibyo byombi biremerwa. Okay. Ubwo nabaje gutyo, niba ukurikije iminsi isigaye, dukoze ikiganiro ni ku itariki 19 ukwezi kwa gatatu, kandi gusaba bizanye ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu nyine umwaka wa 2023. Ariko n'uwenda impamvu za runo rubuga ni ukugira ngo n'ibiganiro bibe biriho bigumaho, umuntu ashaka kubireba. Wenda nibutsa abantu ko utabashe no kuba wasaba muri uno mwaka, ko n'iminsi wenda isigaye wenda ntago ari myinshi, ariko wenda ushaka kuba ufite n'ibisabwa utarazuze ibintu byose ukeneye. Ariko ushobora no kureba kino kiganiro, bivuze ko ushobora no kuzakora mu myaka izakurikiraho, umwaka utaha n'indi izakurikiraho. Icy'ingenzi ni uko ari amakuru gusa umuntu yaba afite, noneho we akitunganya, akareba ibisabwa, akazabikora ikindi gihe. Twagarutse kuvuga ku bigo, ibyo bigo bikomeye mu Budage. Sinzi ibyo bigo ni nk'ibihe, kugira ngo tugire n'iyo shusho y'ibyo bigo, tureke tuve mu magambo uvuga ngo ni ibigo bikomeye. Ariko ibyo bigo hari nk'ibigo muri bimwe na bimwe uzimo? Yego, hari ibigo bizwi no mu Rwanda bizwi, nkanjye mpereye nko ku kigo nakoreraga cyitwa Merck, ni imwe mu bigo bikomeye bikora imiti cyangwa se ibikoresho bindi bisabwa gukora mu malaboratoire, yaba yo kwa muganga, yaba yo akora ubushakashatsi ndetse n'ay'amashuri. Hari nk'ikigo cyitwa Bosch gikora ibikoresho bikoresha umuriro, ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi. Hari mu Rwanda byo turabizi ko nk'uruganda rwa Volkswagen rwafunguye uruganda mu Rwanda ruteranya imodoka, nayo irimo. Hari nk'ikigo cyitwa Siemens, ariko igice cyacyo gikora mu by'ubuzima. Hakaza ibigo bikora, harimo ibigo byinshi bikora imiti n'ibindi bikoresho birebana bikorwa mu buzima, ibyitwa bya B Brown, ibyitwa bya BioNTech, nayo ejo bundi yatangije mu Rwanda uburyo bwo gukora inkingo, nayo irimo. Ndetse n'ibindi byitwa bya Boehringer Ingelheim, byitwa bya Karsha. Harimo ibigo byinshi bimwe na bimwe tuba tutazi amazina yabyo cyane mu Rwanda, ariko bikora ibikoresho bicuruzwa mu Rwanda. Ubu tuvugana harimo ibigo 16, ariko kuva iyi gahunda yatangira, niba ntibeshye neza, hagiyemo ibigo 32. Ni ukuvuga bimwe twavuze, hari ibigo biza bikavamo, ibindi bikagaruka gutya. Ubu tuvugana ibigo 32 byabashije gufata abantu, ariko ubu tuvugana harimo 16, hari ibyiyongera, hari ibivamo, mbega ni umubare ugenda uhinduka. Okay. Ukomeje ku kigo cya BioNTech, wenda ni ikigo gikora mu minsi yashize, navuga ko ku giti cyanjye nabwo naranayimenye. Nkeka ko n'abantu benshi ku isi nibwo bamenye ijambo BioNTech, bitewe n'uko yagize uruhare mu gukora urukingo rw'icyorezo tumaze iminsi tuvuyemo cya corona. Iyo BioNTech rero ikwizwi mu Budage cyane cyane, kuko ni naho n'abayishinze bari mu Budage, nubwo ari abantu umwe muri bo, cyangwa se ntabwo nzi niba ari bose, ariko umwe akomoka muri Turukiya, bombi baturuka muri Turukiya, bakaba ari na couple. Ariko muri ibyo ikora, twabonye ko mu minsi yashize hari n'amakontineri bajyanye, cyangwa se ari uruganda rwuzuye bagomba, koko u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bikeya byo muri Afurika banza ari nka 5,
muri Afurika. U Rwanda rero rukaba rufite icyo kigo cya BioNTech nyine nayo izatangiraho serivisi mu Rwanda. Ubwo tukiri kuri BioNTech nuko reka tuvuge ngo nk'umuntu w'umunyarwanda aramutse aje muri iyo gahunda ya Afrika Kommt akaza muri BioNTech hano mu Budage akahamara umwaka, nkeka ko ubumenyi yasarura ushobora kwisanga asubiye mu Rwanda ugasanga n'ubundi yagiye kubibyaza umusaruro muri BioNTech. Bivuze ko ari amahirwe kuba n'ibyo bigo wenda byo mu Budage bimwe birimo gufungura imiryango mu Rwanda ku buryo ushobora gusanga uwo muntu ari amahirwe kuri we. Okay, ikindi wenda umuntu nkurikije ku rubuga rw'iyi gahunda ya Afrika Kommt biragaragara ko hamaze kuza abantu bagera kuri 286. Wabikomojeho ko ibigo byose biri muri no gahunda umubare nyine bafata wabayeho ni ibigo 32, nubwo wenda wavuze ko ibirimo uyu munsi wa none 16 bitewe nuko urumva hari byiyongeye, hari bizamo, hari bivamo, ariko bimaze kwitabira no gahunda 32. Bigaragara ko ku rubuga nyine ibihugu byo muri Afurika ari ibihugu 26. Ya tuzi ko Afurika igizwe n'ibihugu 54 niba ntibeshye, kuba hafi 1/2 ubwo bivuze ko nkeka ko nuvuga ko hari abantu baturutse muri ibyo bihugu, hari ibihugu ushobora kuba bitari byagira abantu baza muri no gahunda kuko nabona nta urayisaba, ariko urumva kuko ari gahunda igenewe abanyafurika, buri wese nyine aho akomoka yayizamo, ubwo ariko bivuze ko hari abatari babyitabira. Okay, ayo ni amakuru mvanye ku rubuga. Ikindi n'ubundi no munsi kino kiganiro ndashyiraho linki cyangwa se ivomo cyangwa se aho umuntu yavana amakuru kuri ino gahunda ya Afrika Kommt ku buryo umuntu ashaka yabyisomera byinshi kuri iyo gahunda. Okay, ubwo nabivuzeho ko ubundi imara igihe kingana gute iyi gahunda? Urebye gahunda imara igihe kingana n'umwaka wuzuye. Muri uwo mwaka ariko ntabwo igihe cyose uba uri gukora, ni ukuvuga ngo muri uwo mwaka mukiza mu Budage hari ndakeka amezi 2 cyangwa 3 ya mbere mumara muri kwiga umuco w'Ubudage. Ni ukuvuga ngo icya mbere nuko kuza muri gahunda ntabwo bisaba ko uzi Ikidage. Byaba byiza hari icyo wize, kuko nko mu Rwanda dufite ishuri ryigisha Ikidage byibuze kugera kuri ku rugero rwa A2 cyangwa A1, ariko kubuza Ikidage ntabwo ari kimwe mu bisabwa. Ariko ubwo urumva nanone kuba uje mu Budage, uzaba mu Budage cy'umwaka, baguha igihe cy'amezi 3 cyo kwiga ururimi. Ntabwo waba urangije kwiga ururimi ngo urumenuje, ariko byibuze kumenya iby'ibanze, noneho no kumenya umuco w'Ubudage. Ni ukuvuga ngo ku muntu uje mu Budage bwa mbere utamenyera umuco waho, hari gahunda baba barateganyije yo kumenya umuco wo mu Budage, amahugurwa mbega kugira ngo babafashe kuziyadapta mu mijyi itandukanye muzabamo. Natwe tuza ngira ngo wenda COVID aho yatangiriye gahunda yarahindutse, kubera ko byagiye biba ngombwa yuko bahindura gahunda kuri kalendari y'umwaka. Akenshi abantu bazaga mu kwa 8, mu kwa 11 akaba batangira akazi. Ni ukuvuga mu kwa 8 mwese mukaba muri hamwe mu mujyi wa Bonn mu Budage. Ni ukuvuga muri kwiga ururimi, mukora uko kwimenyereza kugira ngo mumenye umuco w'Ubudage uko umeze, ndetse rimwe na rimwe mukazajya mutangira kuzajya musura ibigo bimwe na bimwe. Noneho byagira mu kwa 11 mugahita mujya mu bigo. Ni ukuvuga ngo buri bose n'ikigo babateganyirije mugahita mujyaho. Ibyo mubikora kuva mu kwa 11 kugera kwa 6 kurangiye. Noneho ukwezi kwa 7 kukaba uko kongera guhurira hamwe nanone, ubwo mumara amezi urebye 8 muri ako kazi, ariko andi noneho ari amezi aya mbere yo kwimenyereza. Noneho ukwanyuma ukwezi kwa kundi ko kongera guhura mukareba uburyo byagenze, uburyo umwaka urangiye, ndetse rimwe na rimwe hakabaho ingendo zimwe na zimwe zo kujya gusura ibindi bigo ndetse n'ubundi buyobozi mu Budage bufasha muri iyi gahunda. So ubwo ngarutse ku kibazo wambajije, gahunda imara umwaka ufunze, ariko muri uwo mwaka igihe cy'akazi ni amezi 8, ariko none hari ibindi bikorwa bifasha abantu kubongerera ubumenyi bitari akazi gusa ka buri munsi. Ariko iyo uvuze ngo ni akazi, hari umuntu wabyumva ni akazi umuntu akaza agakora, cyangwa ni akazi ko kwerekera ukuntu ibintu bigenda bimeze, wenda nkore ijambo nka training, bifatwa nk'akazi cyangwa bifatwa nko kuba ni nk'amahugurwa kwereka uko
ikibazo ndacyumva, urebye biterwa n'umuntu, nanone biterwa n'umuntu n'ikigo. Nkanjye nitanzeho urugero, naratangiye nyine, urumva ntabwo watangira ku munsi wa mbere ngo uhite umenya uko ibintu byose bikorwa muri icyo mu kigo. Kuvuga ngo urabanza ukiga uburyo ikigo gikora, ni bande bagikoramo, ibintu byose bigenda bite muri icyo kigo, noneho bakaguha n'inshingano. Mu nshingano ubwo urumva, kuko nanone baba bakufashe nk'umuntu usanzwe uzi akazi, atari umuntu bagiye kwerekera kuva kuri zeru kuzamura. Bareba nyine ibyo ushoboye, akavuga ati noneho twe tuguhaye izi nshingano, noneho ubyiga unabikora, kuko mu Budage urabizi yuko kwiga gukora akazi ubyigiramo akenshi mu kazi, ubyiga unabikora. Hari n'umuntu uza nanone afite ubumenyi buhagije ku buryo bashobora guhita bamuha nk'umushinga, bavuga ati uyu mushinga turaguhaye uwukore, ntuba ari wowe wenda uwuyobora, ariko uba uri mu bantu bawukora, kuko wenda ushobora no gusanga wenda nk'uwo mushinga urebana na Afurika. Nkanjye nagize amahirwe y'uko ibintu nakoragamo, ahantu igice cyo mu kigo bari banshyizemo cyari ibintu byo gushaka guhanga udushya muri Kenya, aribyo bintu nanakuzeho mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo byahise byihuta ko nahise ntangira akazi, kuko iyo warebaga wasangaga mu bantu bumva uburyo ibi bintu bikorwa muri Kenya, igihugu kiba muri East Africa kitari kure cyane y'u Rwanda, ndi mu bantu babyumva kurusha abandi, nkaba nahita ntangira akazi. Ariko nanone hakazamo cya kintu cyo kuvuga ngo ukora akazi unihigura muri icyo gihe cyose. Nanone hari abaza akaba wenda azi systeme zose uko zikora wenda muri Afurika, ariko akeneye wenda guhugura uburyo systeme zikorwa mu Budage. Ubwo uwo nguwo nawe aba afite ubumenyi, ariko noneho akeneye kumenya uburyo systeme zikorwa mu Budage, noneho ukaba ufite nk'umuntu uwo wakwita umumenta ukuyobora, akakwereka ibintu uko bimeze, ariko nanone nawe ufite icyo ushyira ku meza icyo gihe, ukaba atari ukwiga gusa, ahubwo ari ukwiga unatanga. Ni ukuvuga ngo ni balance igenda, wiga rimwe na rimwe, ahandi werekera abantu, kuko hari nk'igihe muba muri gukora nk'umushinga wenda muri Afurika ari wowe ufite amakuru cyangwa ari wowe uzi aho amakuru ashakirwa, ukaba rimwe na rimwe nyine nawe werekera abantu ubabwira uburyo byakorwa kugira ngo bicemo neza. Kuri aho hantu wavuze yuko mukigera ahangaha, abantu bakigera ahangaha hari amezi babahuguramo ururimi n'ibijyanye n'umuco. Ese ibyo byose babakorera bisa nk'aho biri muri iyo gahunda, ku buryo nta kiguzi wowe usabwa kwishyura, cyangwa ni gahunda bo barabibishyurira? Ibintu byose birebana n'iyi gahunda, usibye wenda ibyo wakoze mbere y'uko bagufata, byose barabyishyura. Ibyo wakoze mbere y'uko bagufata ubwo ni ukuvuga ngo kwa applyinga, ariko nk'ubwo iyo umaze gukora application bakagufata, urumva application nayo ntabwo bahita bafata abantu ako kanya. Ubundi barabanza bakavuga bati niba wasabye umwanya wenda muri kampani runaka, umuntu washyizeho uwo mwanya arakuvugisha kuri telefone nk'isaha, muganire mukore interview. Noneho nibamara kurangiza abantu bose bakoze uwo mwanya, basabye uwo mwanya, bo bafata icyemezo, bavuga bati aba bantu 4 nibo bantu bafite amahirwe kurusha abandi. Abo bantu akenshi babatumira mu cyo bita assessment center ibere Nairobi muri Kenya, mukamara iminsi 2, nanone mukora za interviews, noneho mukazajya mukora n'imyitozo zimwe n'imwe kugira ngo barebe uburyo mushobora gukora imishinga. Noneho bagafata umuntu umwe muri abo bantu. Buri mwanya urebye bafite nk'abantu 3, ariko uhatanirwa nk'abantu 3, ariko barangira bafasha umwe. Ibyo byose rero kuva warangiza kohereza ubusabe bwawe, kurinda ugera mu Budage na visa, no kuba mu Budage, no kurinda usubira aho utuye, kujya kuva ku munsi wa mbere nyine kujya ku munsi wa nyuma, ibyo byose barabyishyura. Ibyo bigo rero nibyo byishyura ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo bafite ikiguzi bashyizeho, bakavuga bati buri muntu twishyura amafaranga, noneho ayo mafaranga bakayashyira hamwe, bakayaha ikigo cya GIZ, aricyo gikora ubufatanyabikorwa cyangwa gushyira hamwe ibikorwa. Urakoze cyane. Mbere nibutse abantu ko turi muri gahunda yitwa Afrika Kommt Fellowship. Ni gahunda aho ibigo bikomeye mu Budage bikorana n'abantu bakomoka muri Afurika cyangwa se muri Afurika bafite gahunda, bafite inzozi bashaka kugeraho, kugira ngo baze bihugure mu bumenyi muri bya bigo bakoramo. Wenda nshatse kugiza ikibazo, nubwo kino kiganiro kigamije kugira ngo gihe abantu amakuru, wenda hari n'umuntu ubonye ayo makuru agihereye mu kino kiganiro. Ese nk'ubundi ubusanzwe abantu bari mu Rwanda, amakuru kuri no gahunda
basanzwe bayabona gute? Hari uburyo iyo gahunda yamamazwa, cyangwa se muri rusange nk'umuntu uri mu Rwanda ubundi amakuru yarayavanaga he? Hari inzira? yes, ikibazo ndacyumva. Muri rusange urebye icya mbere gikoreshwa muri iyi gahunda ni bakoresha social media cyane, ni ukuvuga ngo LinkedIn, Facebook, Twitter na website yabo. Aho hantu nkanjye mba mu Rwanda ndibuka ko nabisabye mu 2015 niba atari 14, ibyo nabikuye kuri social media. Cyo ni cya mbere. Icya kabiri ni uko nzi ko nk'amambasade y'ibihugu by'i Burayi akenshi asakaza ayo makuru mu bakozi babo n'inshuti zabo, ugasanga nyine amakuru agenda ava ku muntu umwe ajya ku wundi. Ariko nanone nkatwe abantu babiciyemo rimwe na rimwe natwe tugerageza kubafasha, tubyamamaza kuri social media zacu, tuvuga yuko y'ibyo ari byo, abashaka kutubaza bakaba batubaza bakatwegera. Ariko icyo nabonye cyane cyane nuko ibi byamamarizwa cyane kuri internet. Ariko nanone ntabwo wakwibagirwa ko hari nk'ibihugu biba bifite abantu benshi babikozemo, tuvuge nka Kenya, Ghana, Nigeria, biba bifite abantu benshi bagiye baca muri gahunda, bakaba rimwe na rimwe baranasubiye mu bihugu baturukamo basigaye bakorera ibyo bigo. Noneho haba nk'ibikorwa byo kwamamaza cyangwa kumenyekanisha ibi bikorwa, bakaba bagenda bakora nk'ama event, ibiganiro bibikora. Ubu ngubu tuvugana hari icyo bita alumni network y'abantu bose baciye muri iki gikorwa, baciye muri Afrika Kommt. Tugenda dufatanya nyine tugerageza kumenyekanisha uko bikorwa, cyane cyane mu gihe bari gushaka abantu, tugerageza kubisakaza mu bantu tuzi baba bafite ubumenyi babasha cyangwa se babasha kwiga ubumenyi kugongeraho. Ariko urebye aho bikorerwa cyane nabonye nanjye naho nabimenyeye ni kuri internet. Okay. Twavuze ko iyi gahunda imara umwaka. Ese iyo umwaka urangiye hakurikiraho iki kuri wa muntu uri muri iyo gahunda? Iyo umwaka urangiye hari wavuga nk'imirongo 4 umuntu ashobora gucamo. Uwa mbere ni uko umwaka ushobora kurangira, ariko ubwo nanone biba byaratewe n'uko umwaka wagenze. Uwa mbere ni uko ushobora kurangira umwaka nk'amezi 3 cyangwa n'imbere y'uko umwaka urangira, muba mutangiye kuzajya mugenda muganira bakubaza se urashaka iki, ubushobozi urabona buhagaze bute, nabo bakareba ubushobozi bwabo buhagaze, bakavuga bati wenda hari imyanya y'akazi muri iki kigo, kuko biba bigo biba bifite imyanya y'akazi itandukanye. Bavuga bati wenda hari imyanya y'akazi muri iki kigo, impamvu twagufashe ni ukugira ngo udukorere muri Afrika. Bakakwereka nyine ibihari, mugatangira mugakora icyo mwakwita negociation yo kuvuga ati nabona akazi muri iki kigo muri Afrika, akomerezayo. Cyangwa se bakavuga bati shami dufite muri Afrika, ariko impamvu twagufashe ni ukugira ngo dufashe kurifungura. Ibyo nabyo birashoboka. Hari n'abavuga bati dushobora kuba tudafite umwanya wawe muri Afrika, ariko dushaka ko wenda ukomeza ukadukorera 1/2 cy'igihe ukora ukagikora muri projet zirebana na Afrika, na 1/2 cy'igihe ukora ukagikora muri projet zirebana n'igihugu cy'Ubudage cyangwa muri Europe cyangwa muri Amerika, bitewe n'aho icyo kigo gifite ibikorwa hose. No kuvuga ngo tukiganira ku bantu bari gutekereza yuko bagumana n'icyo kigo. Hari n'ubushobozi rimwe na rimwe yuko umenyana n'abantu bo mu bindi bigo, bakaba babasha kuguhereza umwanya mu kindi. Byagiye bibaho yuko nk'umuntu wenda aturukaga muri Kenya, wenda ariko akorera ikigo kidakorera muri Kenya, yagiraga Imana akamenya n'abantu bafite ikigo cyo gishaka abantu byihutirwa muri Kenya, akaba yahindura ahubwo ikigo yarangizanye nacyo uwo mwaka akajya mu kindi kigo kimufitiye umwanya. Ibyo byose birashoboka. Biranashoboka yuko nanone birangira nta kivuyemo, umuntu wenda yaravuze ati ngewe ni igihe cyo kwimenyereza. Hari n'abajya bafata wenda nk'umwaka wa konji bakakora iyo gahunda, ariko bafite gahunda yo kuzasubirayo, nta gahunda bafite yo kuguma muri ibyo bigo, cyangwa nta gahunda bafite yo kuguma mu Budage bagasubirayo. Ibyo byose wabyita ko biterwa n'ubushake n'amahitamo ya buri muntu. Nanone ariko bigaterwa n'ibiganiro mujyana n'ibyo bigo. Abenshi basubirayo bagakomeza gukorera ibyo bigo, hari abasigara ahangaha bagakomeza gukorera ibyo bigo, hari n'abakomeza ubuzima bwabo nk'ibisanzwe nyine, ubu akaba ari umwaka bagiye biga bakikomereza bagasubira mu rugo bakongera bagakora ibyo bari barimo. Ni ukuvuga ngo igikurikiraho akenshi buri muntu wese niwe wigena, noneho haboneka imyanya yo kugumamo cyangwa se yo kujya gukora ahandi hantu abantu bakaba babikoramo, ariko nta formule, nta formule ihari yuko bigenda birangiye. Kimwe nuko
nta cyemeza yuko uguma muri icyo kigo iyo urangije akazi. Cyane cyane bibaho kenshi cyane rwose abantu bakagumamo kuko uwo mwaka muba mwaramaranye uba umaze kwiga byinshi nabo baba bamaze kwiga byinshi kandi bakigukeneye muri cya gitekerezo cyo kuvuga ngo ubafashe kumenya uburyo ibikorwa byabo bishobora kongera umusaruro muri Afurika. Ariko nanone rimwe na rimwe hari igihe nyine bidakunda umuntu akagusubira mu buzima bwe busanzwe, ukaba ari umwaka nyine wize undi muco, wize ubundi buryo ibikorwa bikorwa, ariko ukaba wari ufite izindi gahunda cyangwa se umuryango wawe ugomba gusubira aho uherereye. Okay, urakoze cyane. Ngira ngo mu byo twagarutseho twavuze nyine muri rusange ibintu umuntu ashaka kuvana amakuru, iyi gahunda ikora gute. Reka wenda twinjire mu gice nakwita ko umuntu ukurikiye kino kiganiro wenda ashaka kuba yifuza mu buryo bwimbitse uko yabigenza. Ubwo tugiye kureba inzira ushaka kunyuramo, uko abigenza, ibisabwa, agomba gukora iki. Ubu noneho navuga ko ari amakuru tugiye kusa nkaho yafasha wa muntu ushaka kuza muri iyo gahunda. Ibisabwa ni ibihe ku muntu ushaka kuza muri ino gahunda? Icya mbere ni ukuvuga ngo ni ukujya kuri website yabo, ngira ngo bavuze ko uzashyiraho link ahangaha iki kiganiro tukirangiza, ukareba imyanya ihari n'ibisabwa. Ibisabwa cyane cyane akenshi bisabwa yuko uba warize kaminuza, ntago bajye bavuga icyiciro kihe cya kaminuza, ariko bisaba kuba warize kaminuza, bigasaba kuba ufite ubunararibonye mu kazi, icyo wakwita mu gifaransa cyangwa mu cyongereza professional experience, experience professionnelle, kuko ntabwo bafata umuntu ugitangira ukirangiza kaminuza ako kanya, bafata umuntu ufite ubunararibonye mu kazi. Noneho nibuka ko twebwe tubikora bafataga imyaka 3 kuzamura. Sinzi ubu aho bihagaze, ariko akenshi ntago navuga ko byahindutse cyane. Noneho bakafata ubunararibonye mu kazi, bagafata umuntu uvuga icyongereza ku rugero ruri hejuru, kuko iyi gahunda yose iri mu cyongereza. Noneho akenshi kuko nanone yari gahunda y'abantu bigiramo, hari imyaka batarenza, bavuga ko umuntu ufite imyaka 35 kumanura ari we wemerewe kwinjira muri iyi gahunda. Ukivuga ku bintu bijyanye n'ururimi, ubwo niba ugomba kuba avuga icyongereza, umuntu uvuga igifaransa ntabwo muri ino gahunda ntabwo yisangamo. Igifaransa ntabwo yisangamo. Ni ukuvuga ngo binyeretse ko ushobora kuba nabira bavuga ko ari ibihugu 26 bishobora kuba ari ibihugu bikoresha icyongereza, kuko niba ibihugu bikoresha igifaransa abantu baba bakoresha igifaransa gusa, urumva ntabwo iyi gahunda ntabwo ibagenewe. Irabagenewe, ariko kubera ko mu Budage nta bantu benshi bavuga igifaransa, ni ukuvuga ngo nyuma y'ikidage n'icyongereza no muri ibi bigo nabyo ni ukuvuga ngo ururimi ruri international n'igifaransa n'icyongereza kurusha igifaransa. Bahisemo yuko byibuze nawe wava mu gihugu cy'abafrancophone ugomba kuba ufite niveau y'icyongereza iri hejuru. Kuko byo utazi icyongereza rwose ntabwo byashoboka. Ari nacyo kivuga ko mu bihugu biri francophone handi usanga abantu bavuga igifaransa, icyongereza ari bake cyane, niho ubona ko hari imibare mike y'abantu baturukamo. Nanone ukabona ko hari imibare myinshi y'abantu baturuka mu bihugu bivuga icyongereza kurusha igifaransa. Ubwo nanone ururimi twaruvuzeho, twavuze imyaka, twavuze ubunararibonye mu kazi, twavuze kuba warize kaminuza. Ndumva ari ibyo nibyo wavuga ngo biri kuri niveau, nuvuga ngo ibyo wakwita ibikenewe by'ibanze. Noneho ibisigaye noneho nuvuga ngo ni ibikenewe birebana n'akazi. Uyu ugiye kwaka akazi, wenda muri ibyo ngibyo umuntu abasabwa harimo ibyo agomba kuba yarize cyangwa yakoragamo, kuko ndavuga tubare nkoresha ijambo domaine. Hari igihe ushobora gusanga ibyo wize ariko ugasanga ibyo hari ibintu nkenerwa umuntu yize cyangwa se akoramo kugira nyine bijyanye n'iyi ntuza, bijyanye n'ibyo bino bigo bikenera. Ibyo biratandukanye cyane. Nk'urugero naguha, ushobora gusanga wenda ikigo kimwe gikora imiti nk'icyo nakozemo cyitwa Amerika. Wasangaga bakeneye nk'abantu 8. Mu bantu 8 muri uwo mwaka bagomba gufata, umwaka wa 2015 bagombaga gufata, harimo nk'abantu bakoze ibintu birebana na IT, ni ukuvuga ngo abantu bumva ibintu birebana na IT. Ugasanga harimo abantu bize farumasi, ugasanga harimo nkanjye abantu bize innovation,
ugasanga hagiye mu bantu 8 harimo domaine nk'enye zitandukanye. Mm. Bivuze ngo yego hari domaine ziba zirimo zigaragaza cyane bitewe n'iki ibyo bigo bikorwa. Ni ukuvuga ngo niba mu bigo 16 wenda harimo 8 bikora ibintu birebana n'imiti, usanga nk'abantu bakora ibintu birebana n'imiti cyangwa se bize amasiyanse baba bafite amahirwe menshi kurusha abandi. Ariko nanone ntago wakwirengagiza ko hari nk'ikigo kimwe kivuga ati wenda dukeneye umuntu wize resources humaines, Mm. ubwo bakavuga ati cyangwa se dukeneye umuntu wize marketing. Kuba warize marketing ntabwo byakubuza kujya gukora mu kigo gikora imodoka cyangwa kujya gukora ikigo gikora imiti. Yeah. Ariko hari domaine zigenda zigaruka nyine. Ubwo niyo mpamvu tuvuga tuti iyo umaze kuzuza ibyo bisabwa by'ibanze, noneho hatangira kuvuga ati wowe muri iyi myanya yenda 20 bari kwamamaza ni wowe ubona ukunogeye kandi washobora, kuko hari icyo ushaka n'icyo ushoboye. Mm. Ubwo rero icyo ushoboye ni cya kintu uvuga ati ngewe nize innovation, nize guhanga ubumenyi cyangwa guhanga udushya, ndabona iki kigo ari byo bashaka kandi mbifitemo ubunararibonye mu kazi. Noneho ukavuga ati noneho rero ibi rero ngewe ndabona uyu mwanya ari unogeye. Bitabujije yuko buriya iyo iyi gahunda uri kwaka barakubaza waka kuri gahunda yose, ariko bakakubaza bati ushake ibigo bibiri ubona ushoboye kandi nawe bikunogeye. Ushoboye no kuvuga ngo ufite ubushobozi bw'uko muri iki kigo kuri uyu mwanya wakoramo akazi, ariko nawe ushaka kwigiramo. Ubwo nk'umuntu wize farumasi, ubwo birumvikana ko ikigo gishaka abantu bize farumasi nicyajyamo kurusha ikigo gikora amamodoka. Gutyo noneho mugasaba nyine, ubwo abantu ba mbere batangira kureba kuri ibintu byose byuzuye ni abakozi ba GIZ bashinzwe ku mbega gufatanya ibikorwa by'uyu mushinga. Ibyo byose bamaze kubona ko iby'ibanze ubyujuje, bafata bwa busabe bwanyu cyo bakwita applications zanyu, bakagenda bazihereza buri kigo. Noneho na buri kigo kikagenda kizihereza abantu bagiye bashyiramo imyanya. Ni ukuvuga ngo niba narashyizemo umwanya yuko nshaka umuntu wenda wize farumasi, bafata abantu bose bize farumasi basabye uwo mwanya cyangwa abantu bose basabye uwo mwanya, bakanyuhereza applications zabo, nkazirebamo nkavuga ati aba ngaba bari qualifié, aba ntabwo bari qualifié, gutyo. Noneho nkavuga ati nkoze liste wenda y'abantu 10 mu bantu 20 nabonye, aba 10 ndabanza mbavugishe, mu 10 ndavanamo 4 nzabatumize baze Nairobi duhure imbona nkubone. Ngira ngo muri covid niho babikoze online. Duhure imbona nkubone tuganire, tubahe imyitezo imwe n'imwe igaragaza ko bazi ibyo bakora cyangwa se bafite ubwo bunararibonye mu kazi. Dukore icyo wakwita assessment, noneho turangiza dufata icyemezo cyabo tuzashyira muri iyi gahunda. Ibyo byose bitwara igihe, ariko urebye birangira nyine buri mwanya ufite umuntu na buri kigo gifite abantu bose. Hakaba hari n'abantu nyine bagira imana rimwe na rimwe, hari nk'igihe umuntu wenda bimwangira ariko azaboneka, bakaba umwanya we bawuhereza undi muntu kubera ko ubuzima nyine habaye nk'ikintu gituma uyu mwanya atazaboneka, akaba yavuga ati wenda uyu mwanya ngiye ntabwo nzawukora ubu, ariko wenda nshobora kuwukora umwaka utaha. Okay. Ubwo tukiri kuri ibyo uvuga ngo ibyo umuntu asabwa amaze kubona ko abyujuje, noneho hakurikiraho iki muri ya nzira yo kumuhitamo, bigenda gute? Iyo umaze kubona ko ubyujuje ni ukuvuga ngo urabyohereza. Wamara kubyohereza bitwara hagati y'ibyumweru 8 n'ibyumweru 12 kugira ngo ubone igisubizo. Muri ibyo byumweru ibikorwa ni bikurikira. Icya mbere ni abakozi bashinzwe gufatanya ibikorwa cyangwa guhuriza hamwe ibikorwa ba GIZ. Icyo bakora ni kureba izo applications zose bakazicamo. Bajya babona applications nyinshi. Ndibuka nkatwe tubisaba hari abantu 5,000 basabye imyanya kandi hari imyanya 30. Urumva gucamo ukajonjora ababifitiye ubushobozi cyangwa abujuje ibisabwa byose. Ibyo iyo birangiye babwira abatarabyujuje byose, babohereza message kuri email nk'ibisanzwe nk'uko abantu babisabye, babohereza message ibamenyesha yuko babafashe cyangwa batabafashe. Ubwo kugufata bavuze ngo bagutumiye noneho muri iyo assessment center ibere Nairobi, kuzaza ugakora interviews, ugakora iyo assessment imara iminsi 2, mugakora iyo myitozo imwe n'imwe baba barateguye. Noneho icyo gihe iyo minsi 2 irangira bafashe icyemezo cy'abantu bose bagomba gufatwa muri iyo gahunda.
iminsi ibiri ariko ubwo ni amatsinda. Mhm. Urebye assessment center imara nk'icyumweru ariko hari iminsi ibiri bakazana itsinda rya A, itsinda rya B, itsinda rya C, itsinda rya D, abantu bose babarangiza noneho bagakora nk'icyo wakita conference ihitamo abantu bose, ariko buri tsinda rirangiza rizi buri muntu wese ufite umuntu ashaka, wenda niba ari muri iryo tsinda yararangije mu mutwe yo gufata icyemezo cy'uwo azafata, noneho amatsinda yose bakayahuriza hamwe. Rero ubwo ni handi uvuga ati abantu bose bagombaga kuza bakenewe, imyanya yose ikenewe barangije kuyuzuza, noneho icyemezo kirafashwe, noneho GIZ bakongera bakayiha ububasha bwo kujya kubwira abantu Mhm. yuko babahaye umwanya. Ubwo kukubwira ko baguhaye umwanya bisobanura ni ukuguha offer leta ikubwira noneho ibyo wemerewe, igihe gahunda izatangirira, ibyo uhembwa, kuko urumva ku kwezi urahembwa, amacumbi uko ameze, uko ibirebana na visa uko bimeze, imyiteguro yose ugomba gukora mbere yo kuza, n'imyiteguro yose izakorwa numara kugera mu Budage, ndetse bakaguha gahunda yose nyine y'ukuntu izaba imeze mu Budage. Noneho ubwo nyine ibyo ngibyo babiguha ari nk'amasezerano, ukabisoma byose. Ubwo nyine bamangije kubwira ko bagufashe, ukabisoma byose, wakwemeranye nabyo ukabisinyira, ubwo bikaba bifashwe yuko gahunda nyine uyihawe. Nyuma yaho ubwo urumva bamwe batafashwe ariko bagiye muri i Nairobi kujya gukora ya myitozo, nabo babamenyesha yuko bitaciyemo, bakabagira inama yuko bazongera umwaka utaha, kuko cyane cyane iyo wageze kuri urwo rwego, akenshi iyo wongeye umwaka utaha uba umaze kumenya uko gahunda igenda, umaze kumenya ibibazo babaza, rimwe na rimwe ntabwo bajya babihindura cyane, kuko ntabwo ari ibibazo wavuga ngo waboroka, ni ibintu bya senariyo. Ubwo noneho ubwo ku bafashwe nyine igikurikira aba ari ukwitegura kwaka viza, ndetse rimwe na rimwe bagahita babasaba ko batangira kwiga ikidage ku babishoboye, kukigira mu bihugu bakirimo, kuba bagifite amezi nk'atatu mbere yuko baza mu Budage, kandi nko kwiga icyo kidage nabyo biba biri mu byishyurwa n'uwo mushinga. Ni ukuvuga ngo ushobora kubyishyura ariko wazagera mu Budage amafaranga wabyishyuye bakayagusubiza. Okay. Ubwo umuntu wenda iryo bazwa cyangwa se nkoresha interview ni ziba ari zingahe? Urebye bakora ibyiciro bine. Icyiciro cya mbere ni interview yindi isanzwe, bakubaza ubunararibonye bwawe, ibyo wakoze, mbega ibimwe mwakozeho nayindi mubisubiramo, CV yawe mukayimanuka rimwe. Ubikorana nandi icyo gihe? Icyo gihe ubikorana n'abakozi muri icyo kigo bazagukoresha. Ni ukuvuga ngo uzaba umuyobozi wawe cyangwa ukora mu ikipe izakuyobora cyangwa uzakoreramo niwe ubikoresha ibyo ngibyo. Ariko iyo umuntu yatanze ubusabe bwe muri GIZ nibutsa abantu ko ni yahoze yitwa GTZ, yaje guhindura izina yuko imikorere n'ubundi ni okay. GIZ ubwo utanzemo ubutumire bwawe, iragufasha, bamara kugufata bemeye ubusabe bwawe, cya kigo wasabyemo baragukontakta cyangwa se barakwegera mukavugana, ikaba ari interview yawe. Yego. Bamara kuguhitamo bagakurikiraho interview ya kangahe? Iyo bamaze kuguhitamo noneho baravuga bati uyu muntu azaze Nairobi duhure, kuko babishyira hamwe byose bikabera Nairobi. Guhura haba wavuga iyindi myiteguro nk'itatu. Iya mbere ubwo ni interview, hari yabaye kuri telefone cyangwa kuri Zoom cyangwa kuri Teams. Noneho ya kabiri ikaba imbona nkubone. Ubwo noneho wa muntu umwe muzakorana umunsi ku wundi cyangwa uzakuyobora akenshi ni uza, noneho akaba ari undi mukozi wa GIZ dushinzwe mbega gukoordinate ibyo bintu. Noneho ubwo ikaba interview ya kabiri, noneho ubwo hakazaho ikindi cyo wakwita group work. Ni ukuvuga ngo babashyira hamwe mu matsinda, babavangavanze, bakabaha umwitozo, bakababwira ati, bakabaha icyo wakita case study, bakababwira ati wenda hari ikigo runaka kitarebana na rimwe n'ibyo bigo byose biri aha, gifite umushinga uyu n'uyu, cyifuza yuko mwagifasha kuwunonosora neza, bakabaha nk'iminota 30 ngo mugende mutegure presentation. Ubwo ni ukugira ngo barebe team work. Ku bantu mushyize gutyo batanu mukabafata mukabashyira hamwe mubavanze, mukabahereza umwitozo, ukababwira ati mugende mukore presentation, tubahaye iminota 30 muyitegure. Ibyo mubikora babareba kugira ngo barebe uburyo icyo wakwita collaboration, mufatanye mugirana, uburyo uzi gukorana n'abandi bantu, uburyo ushobora gufata initiative, ibyo byose bakabireba.
noneho bakabihereza amanota nabyo. Okay. Noneho hakazaho n'undi mwitozo wa gatatu wo kuvuga ngo nawe baguha umwitozo wawe ku giti cyawe. Nanone bya bintu bakavuga ati baguhaye paji, igice cya paji cyanditseho umushinga, bakubwira ati watubwira muri make uramutse baguhaye uyu mushinga icyo wagira inama wenda ukuriye iki kigo, cyangwa icyo wagira inama ukuriye uyu mushinga. Ugafata iminota 20 ukagenda ukabisoma, ukandika ku gapapuro ibyo wakora, ukaza imbere ugakora presentation. Ibyo no kugira ngo bavuge ati uyu muntu koko n'umuntu usanzwe ukora ibi bintu arabimenyereye. Umuhaye umushinga mu gihe cy'ukwezi ukambwira ati tuzajya kuwerekana kukuriye wenda departement runaka, n'umuntu wabikora ibintu byose akabikora. Ibyo ni kugira ngo bagerageze kureba abantu babishoboye cyane nyine ku bintu byo gukora imishinga. Noneho ibyo iyo birangiye nyine bavuga ubwo bakoze interview ku giti cyawe, wakoze presentation ku giti cyawe, umwana akoze na presentation muri rusange. Ibyo bitatu nibyo bindi bafatiraho, noneho bagafata icyemezo cy'abantu barusha abandi cyangwa bazahabwa imyanya muri uwo mushinga. Okay. Ngira ngo twavuze ko cyangwa se wavuze ko iyo umuntu amaze kwemererwa abafite amezi yo kuba yagira bimwe na bimwe kwitegura, ashobora no kwiga n'Ikidage. Ngira ngo wenda nkuko nabigarutseho ko nkurikije ibiri ku rubuga rw'Igahunda nuko gusaba bizanya tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Ese nk'umuntu bino birangiye bivuze ko abantu iyo basabye muri uno mwaka bazaza ryari? Bazaza kuko akenshi agiye usanga hariho gahunda aho umuntu agasaba nko muri uno mwaka, wenda usanga iyo gahunda azajyamo ari umwaka utaha. Sinzi ukurikije wowe wabinyuzemo, iyo umuntu asabye gutya bivuze ko abazajya muri iyo gahunda ryari? Icyo ni ikibazo cyiza. Uyu mwaka ntabwo wenda byansaba kureba, ariko nibuka neza wenda ubwo natanga urugero rwanjye. Twebwe gusaba byarangiranaga no kwa 11, ariko bakaba bazaza mu kwa 8. Ni ukuvuga ngo habaga harimo amezi agera mu 9. Kuko urumva iyo musabye hacamo amezi 3 bari kureba jonjora, hagacamo andi mezi nk'abiri yo gufata icyemezo, hagacamo andi mezi nk'atatu nanone yo gutegura abantu mu gihe bazaza bari gushaka za visa n'ibiki byose. Iyo ubaze usanga nk'ubu umuntu ushobora wenda turi mu kwa 3, nk'umuntu uzasaba uyu mwaka ashobora kuza wenda nko mu kwa 11 cyangwa mu kwa mbere k'umwaka utaha. So iyo ubitekerejeho hacamo imwanya, hacamo amezi atari munsi y'8 hagati y'igihe barekeye gusaba n'igihe ukandagiye mu Budage. Okay, byiza cyane. Ndumva wenda tumaze kubona ko umuntu yujuje ibisabwa, yanasabye, bamuhisemo. Ese burya kumenya inzitizi zikunda kuba mu kintu cyangwa se mu mushinga runaka, kuko kumenya inzitizi ari igihe bifasha abandi kuzabasha kuzigobota cyangwa se kuzirinda. Hari inzitizi wenda cyane nk'Abanyarwanda bakunda guhura nazo, cyangwa se muri rusange nizi inzitizi abantu bakunda guhura nazo? Inzitizi ngira ngo niba mbaza inzitizi kugira ngo babizemo, cyangwa inzitizi ziba bamaze kuhagera, kuko izo inzitizi kugira ngo iyo gahunda babe bamufata, mbese ibintu bishaka kuba bimugora kugira ngo ya mahirwe yayagereho. Okay. Mu nzitizi wavuga za mbere, hari icyo nabonye nuko ibi bigo kubera ko nabyo biba bireba ku nyungu zabyo, rimwe na rimwe hari igihe byibanda ku bihugu bimwe na bimwe. Inzitizi za mbere twavuze ku bantu wenda batavuga icyongereza, nuko biba bikomeye kurusha abantu bavuga icyongereza mu gihugu cyabo. Nanone ukavuga uti hari nk'ibigo biba bidakorera mu Rwanda. Hari nk'igihe usanga wenda mu bigo 16 tuvuge wenda birimo aha ngaha, harimo nka 5 wenda bidafite gahunda yo gukorera business yabo mu Rwanda, bidakorera mu Rwanda, bivuga wenda bikaba bikora nko muri Afrika y'Epfo, bikavuga bati twebwe, kuko nabyo barabyemera, bati twebwe twifuza ko twabona abantu baturutse muri Afrika y'Amajyepfo, kuko niba badakorera muri Afrika wenda y'Amajyaruguru cyangwa y'Iburasirazuba cyangwa y'Iburengerazuba, bakaba bashaka muri Afrika y'Amajyepfo, niho bazibanda. Ubwo rero mu nzitizi zimwe na zimwe zijya ziba nuko usanga nk'igihugu gito nk'u Rwanda kitabona imyanya cyangwa amahirwe angana n'ay'ibihugu binini nka Kenya, Nigeria, South Africa. Ibyo bibaho cyane.
bakavuga bati wenda urumva twebwe dufite icyicaro gikuru giherereye i Nairobi muri Kenya. Icyo gihe bigaragara ko nk'abanyarwanda byaborohera, ariko nk'iyo bavuze ati dufite icyicaro gikuru giherereye Johannesburg muri South Africa, hari igihe bo batangira kureba abantu benshi cyane cyane baturuka mu bice byegeranye na Johannesburg kurusha ibice byegeranye n'u Rwanda. Kuko nanone iyo utekereje usanga nk'umuntu uba muri Afurika y'Epfo yumva ibihugu byo muri Afurika y'Epfo cyane kurusha umuntu uba muri Afurika y'Iburasirazuba. Icyo rero hari igihe kiba inzitizi cyo kuvuga bati ikigo hari igihe kiba wenda kidafite inyungu cyangwa kidafite ibikorwa mu gihugu nk'u Rwanda, kikaba kitafata abantu baturutse mu Rwanda. Hakaza inzitizi yo kuvuga ngo hari igihe ikigo cyo kiba gishaka kwibanda ahantu runaka, noneho ukaba uri kure yaho naho kikaba kidashobora kugufata. Noneho izi ni inzitizi zisanzwe kuvuga ati wenda umuntu yagize ikibazo cy'ururimi wenda, cyangwa se babonye wenda umuntu ufite experience kumurusha. Kuko hari nk'igihe usanga nk'umuntu wakoreraga ikigo gikora imiti muri Kenya nawe ari gusaba umwanya mu kindi kigo gikora imiti, ugasanga urumva uwo muntu afite amahirwe menshi kuko aba amazemo igihe gihagije azi ibyo bakora cyane kukurusha, kandi buriya iyo uzi ibyo bakora cyane uba ufite amahirwe menshi. Ubwo rero ugasanga rimwe na rimwe inzitizi zo kuvuga ngo hari ibigo biba bidafite ibyicaro mu Rwanda, ni ukuvuga ngo ari ubwa mbere ubyumvisha ibyo bigo. Nkanjye nibuka ko ikigo natsemo umwanya ni ubwa mbere nari ncyumvishe, ariko hari nk'ibihugu bimwe na bimwe ibyo bigo biba biriyo babizi, babisanzwe babizi, ugasanga iyo nayo ni inzitizi ituma wenda abanyarwanda bataba benshi kurusha abaturuka mu bindi bihugu. Ariko nanone ugatekereza ubona kenshi abantu bo muri Kenya, Nigeria, Ghana, South Africa baba bafite imyanya myinshi, nabyo ugereranyije hari igihe biba biterwa nanone n'imibare y'abatuye ibyo bihugu nayo igenda yiyongera bitewe na demografi. Okay. Tuvuze ku mibare, ese nk'umunyarwanda anyuze muri gahunda, kandi bambwiye ko mufite ahantu abantu banyuze muri gahunda, mufite ihuriro nk'abanyarwanda muri rusange bamaze kunyura muri gahunda muri nk'abangahe? Niba ntibeshye abayiciyemo bayirangije turi 3, hari uyirimo umwe ubu ngubu, ariko gwabara ko 4 kuko uyirimo nawe yarangije kuyigeramo. Ni 4 kuva iyi gahunda yatangira. Okay. Tuvuze inzitizi, ese hari ibyo umuntu wavuga ngo usaba akwiye kwibandaho kugira ngo yongere amahirwe ye muri bwa busabe bwe? Icyo nagira inama basaba cya mbere ni ugushishoza bakareba imyanya basaba ayihe, kuko haba hari imyanya yanditse, hari ibisabwa muri iyo myanya, hari icyo wakwita ubushobozi ugomba kuba ufite. Njyewe iyo mbireba ndavuga nti icya mbere ni ukureba umwanya ukunogeye kandi ufitiye ubushobozi, kuko ngira ngo Jimmy urabizi mu Budage uko bimeze. Ikintu cya mbere baravuga ati se uyu mwanya ufitiye ubushobozi. Ubwo kubugira ubushobozi ni ukuba ufite ubunararibonye, warakoze ku kazi, cyangwa ari ibintu wize mu buryo bunononse, warabyize ufitiye n'impamyabumenyi. Icyo kintu ni ukuvuga ngo icya mbere kureba umwanya mfitiye impamyabumenyi, mfitiye n'ubunararibonye mu kazi ni uwuhe muri iyi. Icyo kintu cya mbere kibanzeho birafasha, kuko hari nk'igihe usanga umwanya ushaka hari abantu basanzwe babikora ibyo bintu, ugasanga bafite amahirwe menshi kukurusha. Kugira ngo wongere amahirwe rero ni ukubanza ukavuga ati uyu mwanya icyo basaba cyose ndacyujuje. Niba hari ibintu 5 basaba ukavuga ati byibuze 3 muri 5 ndabyujuje, ibindi 2 ntabwo bizaba imbogamizi. Ariko nk'iyo usanze nka kimwe muri 5 aricyo wujuje, ubona ko uwo mwanya utazabona. Cyane no gushishoza ukareba imyanya yose itangwa, ugahitamo umwanya wa nyawo mwiza urebana n'ubushobozi bwawe. Okay. Ikindi muri bya bindi umuntu wavuze ko umuntu hari inyandiko asobanura uko ashaka kuzakora gahunda ze. Hari nk'inama wumva muri ya myandikire, hari nawe namubwe nka tips ushaka cyangwa se inama wamugira muri uko kubikora? Ahangaha akenshi navuga ko biterwa n'uko abantu bandika. Ngira ngo nibuka ko navuze ko bemera kwandika ese muri Word, ni ukuvuga ngo wakoresheje amagambo menshi, bakanemera gukoresha PowerPoint wakoresheje amagambo ahinnye, ni ukuvuga ngo wagiye ukoresha bullet points.
icyo ntekereza hari igihe ntekereza ko muri ibi bigo akenshi ntabwo bakunda ibintu byanditse byinshi cyane kuko baba bafite umwanya utari mwinshi wo gusoma. Ni ukuvuga ngo niba ari abantu 20 gusoma, ni ukuvuga ngo buri muntu agiye yandika paje 5 birakomeye. Ni ukuvuga ngo ni ukwandika mu mpine ariko ukarasa ku ijambo ku ntego. Ni ukuvuga ngo utagiye kurondora ibintu byinshi ariko ikibazo bakubajije ukaba wabasha nk'ubu bakakubaza bati se muri iyi gahunda nuza mu Budage muri ikigo cyacu uzigiramo iki, ukaba wabasha kubivuga muri slide imwe, muri bullet point wenda 5 cyangwa 6 zitarenze, uvuga ati nziga iki, nzabasha kumenya uburyo ikigo gikora, nzabasha kumenya iyi mishinga yacu muri Afurika, hazamo no kuvuga ati nzabasha kwiga ibindi bintu ntari nsanzwe nzi, ko hari nk'igihe ugira imana ukigiramo, ukagira imana ukaza gukora amatraining ikigo gitanga, ukagira ubundi bushobozi butarebana na gato na Afrika Kommt, kuko none iyo wageze mu kigo hari igihe bakugenera andi mahugurwa kugira ngo bakomeze kuguhugura. Ibyo byose ukaba wabasha nko kubishyira muri bullet points zitarenze 6 kuri slide imwe. Ibyo kurasa ku ntego ukandika ibintu binononse kandi birasa ku ntego birafasha cyane, kuko hari igihe wandika ibintu byinshi kubisoma bikagorana cyangwa abantu bakumva ibyo wakwita uko warondogoye. Icyo mbona gifasha cyane. Ikindi ni uko ururimi, ni ukuvuga ngo niba wanditse ibintu byaba byiza ushatse umuntu wenda ukurusha ururimi akaba yakureberamo agakosora ahantu wenda wakoze amakosa y'imyandikire, ibyo birakorwa cyane. Ikindi ni uko nkatwe abantu baba barabiciyemo tujya dufasha abantu, ni ukuvuga ngo nkabireba nkavuga ati nkurikije uko nabonye ibyo bibandaho wakwibanda aha ngaha, icyo wakwita kugira inama, kugisha inama. Ibyo baranabidushishikariza cyane, uvuga ati umuntu wese uzaza kukugisha inama ari gukora ari gusaba muzajye mubafasha rwose mubagira inama, ku buryo na rimwe n'igihe cyagiye cyo batumiza abantu i Nairobi, hari igihe batumira abantu babiciyemo cyangwa babirimo bakaza kubagira inama gutyo, nk'ibintu byo gukorera ubushake nyine, byo gufasha abantu kuba babasha kujya mu bintu nawe waba waraciyemo biboroheye. Ibyo rero inama yindi iragira abantu, no kuvuga ngo nk'umuntu ikiganiro gutya kiba kimeze, umunyarwanda wumva ashaka kubijyamo yatwegera rwose nta kibazo, tukamufasha aramutse hari ibyo yarangije gukora wenda ashaka umuntu ubicishamo amaso tukaba twamufasha. Ibyo rwose nta kibazo. Okay, byiza cyane kuba wemeye n'ubwo bufasha. Ubwo abakurikiye kino kiganiro waba afite ikibazo yakandika hano mu mwanya agenewe kwandikamo ikibazo, icyifuzo cyangwa ikindi cyo cyose, ndashyiraho na email yanjye wenda ku buryo uwashaka yanyandikira. Ahubwo noneho nigeze kubaza ku bijyanye n'inzitizi, ubaza ese umuntu yari muri gahunda cyangwa se yageze mu Budage, ya byose buryo umuntu ataragera ahantu ashaka kujya hari ibyumvira aba hafite cyangwa se hari intekerezo aba afite. Iyo amaze kuhagera asanga ukundi kuri. None wowe nkawe wahabaye uri mu Budage, wanyuze muri iyo gahunda, watubwira iki kuri wa muntu ushaka kuyizamo iyo ugeze muri ya gahunda, uko ibintu wabibwirwaga cyangwa se uko ubuzima bugenda? Hari inzitizi zikunda kuzamo cyangwa se bigenda gute? Icyambere navuga ni uko ku birebana n'imibereho nta nzitizi ibamo, ariko ubwo nanone uratekereza nk'umuntu ufite umuryango wenda, kuko iyi gahunda ntabwo ijya yemera ko wazana n'umuryango wawe, bemera ko wajya kuwusura cyangwa ko umuryango wawe wawusura, ariko ntabwo wemerewe kuzana n'umuryango wawe. Icyo ni icyambere. Ikindi ni uko buriya iyo ugiye kuba mu gihugu utari usanzwe ubamo hari ibintu byinshi bihinduka. Icyambere ni uko uba ugiye ahantu bavuga ururimi rudasa nk'urwawe. Mu Budage Abadage bavuga Icyongereza, ariko Ikidage nicyo cyambere kibanza ahantu hose. Ikindi uba ugiye ahantu utamenyereye, ni ukuvuga ngo ariko ibyo byose barabifasha, bakabaha ni ukuvuga ngo bakabategura mu mutwe, bakabaha ibintu byinshi, ibitabo byo gusoma, bakabaha amahugurwa amwe n'amwe mumaze kugera aha ngaha abafasha kuba mwabasha kwiyadapta byoroshye mu Budage bitabagora. Ku birebana n'ubushobozi, aho uzaba, uburyo bwo kwiyandikisha, gufungura account, ibintu byose bimwe na bimwe umuntu agomba gukora kugira ngo abashe kubaho neza mu gihugu, ibyo byose barabigufasha, ntago biruhanye.
Okay. kiba gisigaye ni cya kintu cyo kuvuga ngo noneho nawe ugomba kwiyadapta mu gihugu ugiye kubamo ugatangira ukagerageza nawe kumenya umurongo icyo gihugu kigenderamo kuko kuba mu kindi gihugu buriya ni ibintu bitoroshye. Ibyo rero akenshi nk'iyo basinye ayo masezerano ibintu byose babishyiramo ayo masezerano bakakubwira ati uzatura ahantu hangana gutya, uzatura ahantu haba gutya, uzahembwa gutya, uzagira iminsi ingahe yakonje, ibintu byose nyine bigufasha kwitegura mu mutwe ibintu ugiyemo, ibyo byose biratangwa. Okay. Njyewe inama ngira abantu akenshi ni ugusoma icyo bita fine print, ugasoma ibintu byose amakuru yose baguhaye ukayasoma, aho udafite ikibazo ukakimenya, kuko bijya bibaho ko umuntu aza akavuga ati nko muri ayo mezi 3 ya mbere ngira ngo ibintu by'amacumbi urabizi wowe Jimmy, ntago nabitinda, ugasanga nk'icumbi ufite ni icumbi rito cyane, wari usanzwe uba mu nzu mu Rwanda y'ibyumba 5, ubwo ugasanga ufite icumbi ry'icyumba kimwe, ukaba ari ibintu mbega bikugora guhita ubyumva ako kanya bitewe n'icyo usanzwe umenyereye mu buzima bwawe. Ibyo rero akenshi barabyandika kugira ngo umuntu amenye ibyo kwitegura bimenye. Ni nayo mpamvu badusaba cyane cyane kuvugisha abantu barangije kwemera ko bazaza, natwe twaba twababwira uko bigenda, kuko hari icyo ufite, hari expectation umuntu aba afite, hari n'ibiba bihari. Ariko urebye inzitizi nyinshi ziba ahangaha navuga ntabwo zirebana n'akazi, ntabwo zirebana n'imibereho, ahubwo zirebana n'uko ugiye kuba mu gihugu utamenyereye, umuco utamenyereye, ururimi utamenyereye. Ariko nanone kubera ko muba muri communauté nk'iyo y'abantu mwaje mu bihe bimwe, mufite abandi bantu baje mbere yanyu nabo babiciyemo, kandi n'amakampani buriya agerageza guhugura abakozi babo cyane ku bintu birebana no kumenya yuko abantu bafite imico itandukanye, kandi aya makampani ibi bigo biba bifite n'abakozi benshi bagiye baba mu bihugu bitandukanye. Ibyo akenshi usanga bitagorana cyane, ariko nanone ngewe icyo mbona ni uko nzi kitabura rwose, ni uko kugira ngo ujye mu gihugu gishyashya bavuga ururimi rutandukanye n'urwawe bigusaba igihe kugira ngo ubashe kujya ku murongo neza. Ariko ntabwo ari inzitizi wavuga ngo zatuma wenda byagera hagati ukabivamo. Izo ni inzitizi zoroheje, ibindi byose biba biri ku murongo. Okay, byiza cyane. Nibutsa abakurikiye kino kiganiro ko turimo kuvuga kuri gahunda yitwa Afrika Kommt. Ni gahunda aho bimwe mu bigo bitandukanye mu Budage biha amahirwe, biha imyanya abantu bakomoka muri Afurika basanzwe bakora, aho baza bakongera ubumenyi mu byo bazaba bakora muri bya bigo. Umutumirwa wacu rero nk'uko mubibona yitwa Herve, yanyuze muri iyo gahunda, arimo aratuganira nyine kuri izo gahunda. Herve, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Sinzi niba mu byo twaganiriye byose hari ibyo wenda wumva tutakomojeho cyangwa se ntabajije, ariko kumva ko ari ingenzi ko wabisangiza abadukurikiye. Ndi kumva ibintu byose twabiciyemo, nibutse neza twaciye ku buryo abantu babishaka aho bakora amakuru, uburyo babikora, uburyo ibizamini bacamo kugira ngo babafate, ese bigenda bite iyo bageze inaha ngaha. Ndi kumva byinshi byose twabivuze, wenda igisigaye ngewe nkunda kugiramo abantu inama no kuvuga ngo ibi bintu rimwe na rimwe n'igihe bisaba imyiteguro. Icyo wenda hari ikibazo wambajije cyo kuvuga ati se ko hasigaye icyumweru kimwe ngo barangize, birashoboka yuko umuntu yabishobora. Birashoboka ku muntu wa undi ufata gahunda akavuga ati ngiye gufata iminsi 2 mbijyemo, birashoboka cyane. Ariko nanone ubwo nawe afite ubundi bumenyi bwo kwandika yihuse kandi neza. Nanone ko bidashoboka, uyu munsi wenda twavuga ko dutanze amakuru ku muntu byumvishe bwa mbere. Kuva uyu munsi ushaka gutangira ukihugura ukavuga ati ngiyewe mfite viziyo mu mwaka uri imbere, mu mwaka utaha mu 2024 cyangwa 2025 nanjye nzabikora. Ugatangira ukitegura. Imyiteguro burya irafasha, kwitegura ukamenya ibintu byose uko bimeze birafasha. Naho ibindi rwose uko Abadage bakora nabonye ni ibintu bimeze nka checklist, iyo wujuje ibyo basaba camo. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko hari igihe usanga umwanya umwe uriho abantu 10 bujuje ibisabwa, ubwo icyo gihe nyine urusha abandi niwe ubona uwo mwanya. Ariko n'uburyo babikora ni ibintu biciye mu mucyo rwose, batanga feedback byose bikarangira nta kibazo.
ahasigaye ubwo none no kuvuga ngo ku bazabasha kubikora ni ukubifuriza amahirwe masa, abazacamo twe tuba tubirimo tuba twarabiciyemo turabimenya buri mwaka iyo haje abantu bashyashya tubona email itubwira abantu bashyashya ko baje, hari ibikorwa bimwe na rimwe nka rimwe cyangwa kabiri mu mwaka biba, tukaba twabasha guhura nabo, ubwo abazagira amahirwe bo mu Rwanda bazabasha kubicamo, ubwo tuzabonana, n'abatazagira amahirwe nabo bifuza wenda gukomeza kwitegura nabo twabafasha wenda kugira ngo nabo bamenye, icya mbere ni ukumenya amakuru, iyo abantu bamenye amakuru n'aho bayakura ngira ngo biroroha. ikintu cya mbere ni amakuru hari aho njya mbyumva. Wavuze ese ko iyo ugeze ku rubuga rwa Afrika Kommt tubona ko umuntu ashobora gusaba online, kandi banagarutseho ko umuntu ashobora kujyana ubusabe bwe kuri GIZ. Ese ni izo nzira zombi uko ari ebyiri, online umuntu akaba yabyohereza anyuze kuri runo rubuga rwa Afrika Kommt cyangwa se no kuri GIZ, bimeze gute? Oya, ni online gusa, ni ukuvuga ngo iyo platform iri online ni ya Afrika Kommt, ni GIZ iyikoresha. Hari ikipe ibishinzwe ibyo byose, kugira ngo rero boroshye ibintu bavuze ko ubusabe bwose buca kuri iyo platform online. Ni ukuvuga ngo ntago bajya bemera uwohereje email, ntago uramutse ugiye kuri GIZ ntacyo byagufashamo, ahantu hamwe bica ni hamwe, ni online kuri website yabo. Okay. Wagarutse ko ahantu wenda nko ku ambasade bajya bagira amatangazo y'ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba batanga ku bantu ambasade nyine ibihugu zirimo, nawe ufite ukuntu wamenya no makuru, sinzi wenda reka mbifate muri rusange, umuntu ukurikiye kino kiganiro yaba rushaka kunyura muri gahunda ya Afrika Kommt, ari n'undi wese kuko dufite abantu benshi badukurikira barimo ku kino kiganiro, nihe nama wagira umuntu wese kuri kino kiganiro, abanyarwanda cyane cyane ku bijyanye no kuba ahantu umuntu yavana amakuru, kuko wagarutse kuri ambasade, ariko ni zihe nama wabagira nyine mu rwego rwo gushakisha amakuru kugira ngo bagere ku nzozi zabo bashaka kugeraho? Ngewe inama ya mbere nabagira ni ukuvuga ngo online niho bicamo neza. Buriya ngira ngo turabizi ko ambasade z'ibihugu byinshi ari ahantu umuntu atinjira uko yishakiye, ni ukuvuga ngo bisaba kuba ufite rendezvous ngo winjire mu ambasade rimwe na rimwe, kandi nawe iyo ugezeyo icyo bagufasha bakubwira cyinshi, ushobora nko guha flyer, iyo flyer ikaba iri website ujya kubirebaho ugasanga urwo rugendo ukoze n'ubundi ntago ushobora kugera wenda ugiye kwaka visa ukabona flyer, ariko ntago ngiye nagira umuntu inama yo kujya gusaba amakuru muri ambasade, kuko hari n'igihe usanga abantu muri ambasade buriya badafite amakuru arenze ari online. Ahubwo navuga nti kujya kuri website Afrika Kommt Afrika-Kommt.de, Jimmy wemeye ko uzayishyiraho ahangaha, hariho amakuru yose ashoboka. Ayo makuru yose ni uburyo bikora, ibigo birimo, icyo ibyo bigo bikora, abantu bose baciye muri gahunda ushobora kubasangaho kuri iyo website. Mbese hari na bya bibazo abantu benshi bibaza, zimwe bita mu cyongereza frequently asked questions. Nk'ubu haramutse hari nk'ikibazo twebwe ngewe nawe tutabashije kuganiraho, hari amahirwe menshi yuko ibyo bibazo bisanga biri kuri uwo murongo. Hari n'amavideo y'abantu bagiye bacamo, bagenda bavuga uko byabagendekeye, uko babyumvishe, umuyoboro baciyemo, ibyo byose biri kuri urwo rubuga. Ni ukuvuga ngo inama yanjye nakwibandaho cyane ni ukuvuga ngo amakuru yose y'umwimerere ari kuri urwo rubuga. Amakuru yose umuntu akeneye ari kuri urwo rubuga, atari kuri urwo rubuga ni amakuru numva wavuga wenda abantu baba bafite kubera ko babiciyemo nkatwe, ari nk'ibi tuba tuvuga. Ariko nanjye hari nk'amakuru nk'ubu ngubu ushobora kumbaza nkavuga ati reka manze njye kuri rubuga njye kureba, kuko yose ntabasha kuyagira mu mutwe wanjye. Ariko nanone ukavuga uti ni byiza burya kureba amakuru ku rubuga, wamara kuyamenya kuri urwo rubuga ukaba washaka nk'umuntu baza wabiciyemo akubwira ati muri aya makuru rero bimwe biba biri standard, ariko hari nk'ibindi umuntu akubwira ko yabiciyemo, andi makuru yandi biterwa n'ibyo umuntu yaciyemo ku giti cye. Ibyo rero nibyo mvuga ko mu gihe wenda abantu banyuzwe cyangwa batanyuzwe n'amakuru bafite kuri uru rubuga, wenda bashaka kutwegera cyangwa se bakadukontakta twagira ikindi kintu tuganira nabo, ariko ndakeka nka 90% ry'amakuru yose akenewe abakuru uru rubuga. Okay, urakoze cyane. Wenda nanjye kanarenzaho nuko kuri gahunda ya Afrika Kommt, ariko wenda n'umuntu ushaka
kubona amakuru ahantu hatandukanye. Buriya ambasade zifite zose imbuga nkoranya, zifite urubuga zitangiraho amakuru. Ushobora no kusanga nkeka ko bafite n'ahandi kuri tableau d'affichage cyangwa se bashyira amatangazo, bashyira amakuru, umuntu ashobora kubonaho amakuru, cyangwa se n'ibishinga cyangwa se ibigo bitandukanye mu Rwanda. Usanga kenshi gahunda bafite bashaka abantu bashyira kuri urwo rubuga. Nashishikariza rero abantu gusa nk'aho bagira uwo muco wo gushakisha amakuru, agasura aho kuri izo mbuga zitandukanye niho yavana amakuru kandi yizewe, akubiyemo byinshi baba bakeneye. Ubwo rero nk'uko nabivuze tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, mbere na mbere ndabanza nshimire umutumirwa wacu Herve Kubwimana kubw'amakuru yadusangije. Burya kugira ngo umuntu agusangize amakuru, hari henshi kugira ngo ubone amakuru nk'aya cyangwa n'ayandi besa no kuyishyura. Ndagira ngo rero nshimire ku bumenyi wadusangije, hejuru ubumenyi n'umwanya wafashe, kuko burya igihe baravuga ngo igihe n'amafaranga wari ufite kuba wakora ibindi, ariko kuba wigomwe kugira ngo ubane no muri kino kiganiro usangiza abantu badukurikiye ni iby'agaciro. Kandi nanjye nkushimire ku bwanjye no kuba naragusabye ko twakora kino kiganiro ukabinyemerera, kandi ukabinyemerera mu by'ukuri rwose nta nzitizi nta n'ikindi icyo ari cyo cyose. Ndagushimiye cyane. Jimmy, nawe ndagushimiye kubw'ubutumire wampaye. Ni na byiza ko wafashe umwanya ubitekerezaho, uravuga uti se ko wakoze iyi gahunda ukaba uri umunyarwanda, ni gute wabwira abanyarwanda bandi aya makuru? Ni byiza ko burya iyo umuntu agize ikintu ageraho cyangwa ikintu abona cyagirira abandi akamaro, cyane cyane abo wakwita abavandimwe bacu, burya amakuru burya niyo, iyo udafite amakuru burya ntacyo ufite. Gutanga amakuru rero nawe ufasha abantu kumenya amakuru y'ibintu nk'ibyo ngibyo, amahirwe abantu bashobora kugira ngo bungure ubumenyi, ni byiza. Ubwo nanjye nagushimira kuba wabashije kuba warantumiye kugira ngo ntange ayo makuru naba mfite. Ubwo cyaba gisigaye nuko kubazabasha gukoresha wenda iki kiganiro twagiranye bakaba babisaba, nabifuriza amahirwe masa. Ubwo abazabasha gucamo cyangwa abazakenera ubufasha babonye wenda biciyemo, nabo ubwo twazahura cyangwa twazabonana ikindi gihe, kuko akenshi iyo abantu babonye imyanya y'amahanga akenshi turabimenya kuko tuba twarabiciyemo. Hari uburyo batugezaho amakuru y'abantu bashyashya baje. Okay, urakoze cyane. Nyakunda kuvuga ko burya mu buzima tunyuramo umunsi ku wundi, hari igihe usanga hari ahantu wageze cyangwa hari ibintu utunze cyangwa hari ibintu ufite, ugasanga ibyo bintu ubikesha undi muntu waguhaye amakuru. Nkavuga nti ubwo rero nanjye ndamutse mfite amakuru cyangwa umuntu afite amakuru, yasangiza abandi nk'uko nawe hari ibyo wagezeho kubera ko abantu baguhaye amakuru. Ubwo rero reka nshimire n'undi wese wari kuri kino kiganiro ku mwanya wawe kugira ngo dukurikire, kuva ku ntangiriro kujya ku musozo, ni iby'agaciro. Ikindi nabigarutseho ko n'urubuga nyuzaho amakuru atandukanye ku bintu bishobora kuba byafasha abantu. Hari ibiganiro byatambutse biriho, ubaye utarabireba wagenda ukabireba, ndetse niba ubona kino kiganiro mu by'ukuri gikubiyemo amakuru meza wakwishimira no gusangiza bagenzi bawe, rwose icyo kiganiro gisangiza abandi nabo bagire amahirwe yo kubona aya makuru. Ikindi wenda nasaba abadukurikiye nuko kuri runo rubuga ubaye ushobora gukora subscription cyangwa se ugakananditse subscribe kugira ngo ibiganiro nyine nidukora ibiganiro ujye uba mu ba mbere, uhabwe amakuru y'uko hari ikiganiro cyagezeho, bityo tubane mu biganiro ari ibiriho n'ibizaza, twumeze duhanahane ubumenyi, dusangire amakuru atandukanye. Urakoze Herve, reka nkushimire kandi nkwifurize n'ibihe byiza. Ubwo naho ubutaha dushobora kuzabukena mu bindi biganiro biramutse bibaye. Urakoze Jimmy, kandi nawe ugire umugoroba mwiza. Urakoze cyane.